baravuga ngo PSG executes relationism in football better than any other. Iri jambo ryitwa baravuga ngo Paris Saint-Germain nyine niyo kipe izi gushyira mu bikorwa icyitwa relationism mu mupira w'amaguru kurusha undi muntu wari we wese. Iri jambo reka tubanze turisobanure mu buryo buri etymologique bwa football. Iri jambo ubundi risobanura ngo ni a philosophical perspective that emphasizes the importance of relationships and connections between things rather than focusing on individual properties or substances. No buryo bwo kubaka imibanire neza cyane. No buryo bw'imitekerereze ariko bwimakaza cyane gushyira imbere ibijyanye no gukorana hagati y'abantu n'abandi kurusha uko umuntu yatumwa umusaruro ku giti cye cyane. Noneho reka tubijyane mu mupira muri football. Iyo tuvuze relationism ni filosofi ya coaching cyane imyizerere ya coaching ni igena ntekerezo ryo muri coaching ryifasanizinga kuba abakinnyi bagomba kuba dynamique. Yego, dynamique ubwo nuko badahagarara ahantu hamwe babuja bakora ama movement tugiye kubijyamo. Ibyo rero bikabaremera ikintu cyo kugira a fluid interplay between players. No kuvuga ngo fluidity ni kuriya nyine byoroshye cyane. Mena nk'amazi agatemba, iyo umenya amazi agatemba kuriya manuka nyine nta rutangira, ni ukuvuga nyine ni ikintu kiri fluid. Noneho ibyo bituma haba icyo bita interplay, buri wese akabasha gukina na mugenzi we, umukino hagati yacu interconnection, interplay. Icyo iyo haje inter urumva ko ari entre nyine, sibyo, hagati y'abakinnyi. None icyo ngicyo priorite kuri bo iba ari ukurema cyangwa icy'ingenzi kuri bo. Creativity nicyo kintu umutoza atoza abakinnyi, ndaza kubigeraho kuri buri mukinnyi. Akenshi akanabasaba kugira ibyo bita decision making, kumenya gufata ibyemezo bikwiye, hanyuma bakanaba beza muri tactical formation. No kuvuga kugenda baba beza mu bijyanye n'amayeri y'umukino umutoza yapanze. Ngiye guhera kuri utu tutarajya mu bindi byinshi bitaza gukonstipa abantu. Dere kuri utu ikintu cya mbere Paris Saint-Germain yubaka mbere ko tujya kuri utwo tundi, iyo bayitoza abakinnyi bayo babigisha ikintu kimwe. Ntabwo niba uri kabiri uri Hakimi, ntabwo niba uri gatatu uri Nuno Mendes, ntabwo bisobanuye ko uri umudefenseur rimwe birari Kayike ngo ukina ku murongo gusa. Akwigisha ko ugomba gukora movement zikugira umu invented fullback n'abandi bajya bikora, ariko nugera hagati mu kibuga Hakimi ntukiri kabiri, ntukiri umudefenseur, wambaye costume y'umumediateur. Ugomba gukina nk'umumediateur, ugomba guhita ugira creativity umumediateur agira iyo ari muri mediane. Ibyo arabikwigisha. Akwigisha ko nugera muri box uri Nuno Mendes, mwabonye ibitego yakubise Aston Villa cyane. Niba uri Ashraf Hakimi mwabonye ibitego yari atsinze Arsenal. Kuba wisanze muri zambuma tugenda dukora rotation mu myanya, ukisanga ugeze muri box wabaye rutayizamu nimero 9. Rutayizamu agira ikintu akora, urashota mu izamu urascoring. Arabikwigisha. Urimo urabyumva? Wamaze kumva ko ikintu cya kuba bari dynamique babuja kitangiye kugena ko bagenda bava mu myanya yabo. Yego. Bango nshaka kuva kuri kabiri nkisanga tushaka kuva hagati nkisanga imbere kandi mu defense imbere cyane. Icyo ni icyambere. None icyo kintu cya fluidity, gutemba kwa equipe, gutemba kwa abakinnyi uko nguko bameze nk'amazi asukika, kudahagarara hamwe ikintu kikagenda kidafite rutangira gikomeza kigenda, kandi abakinnyi ariko bagira interplay bagenda baconnecting hagati yabo. Icyo ngicyo yabaremyemo ikintu cyo kugira creativity, nuhagera hashaka ibisubizo abakinnyi be. Niyo mpamvu ubona babasha nyine kubera kubigisha ibintu bya kugira decision making mu gihe ufite umupira, mu gihe bagenzi bawe bahari iruhande waba pass cyangwa wakwerimina. Abakinnyi ba Paris Saint-Germain bose ugenda uhuriye ku kintu bafite, bamaze kugira ikintu cyo kuba technically gifted, ni ikintu yitayeho cyane. Muri aspect enye z'umupira zubakirwa muri coaching, hano mvuzemo ebyiri. Iya mbere urumva ko movement zabo ni neshatu ahubwo zajemo. Movement cya mbere zibanza gukora movement n'uburyo bwa tactique. Nango iyo dukoze movement baro tukayisanga zone barigiyemo tukahurira turi batatu ba Paris Saint-Germain, tugahita tuyishaka tukayaka zira pressing bakora ari benshi. Icyo gihe ni tactique yo kurekipera. Iyo tuyatse
twari turi benshi inyuma Kayikina na hagati tugahita yacu. tuzamuka duhererekanya hagati yacu nabwo tugakora counter attack twiruka kuriya ubwo buryo duhita dukora transition rapide kandi neza cyane ibyo ni tactique ariko tactique uzigituma ikunda icyambere ni condition physique zishoboka yego ntabwo ntiwaba mwiza muri tactique udafite condition physique zibikwemerera condition physique ni uriya mwuka mwabonaga ni iriya ritme Paris Saint-Germain ikiniraho ni iriya intensité ni uriya muriro ikotsaho ikwataka inakudefanda icyo ngicyo ni ikintu gikorwa n'umutoza nta kindi kibikora icyo ni icya kabiri cya gatatu ni uburyo bwo gushaka ibisubizo twagiye tuvuga aho usanga umudefenseur nka Nuno Mendes aho usanga Achraf Hakimi maze kugira uruhare mu bitego 21 muri toute competition muri iyi saison uyu mwaka Ousmane Dembele amaze kugira ibitego 25 na assist 6 we 2025 wonyine 2025 turi niwe mukinnyi ufite ibitego byinshi ku mugabane w'Uburayi Nuno Mendes afite ibitego 5 muri competition ya Champions League ari umudefenseur wow. That's what we call gushaka ibisubizo no kuvuga ngo ikintu cyambere abambika ni kikwizigira arakubwira ngo ambara costume irenze profile yawe gusa kuko Lorenzo narimvuze ngo Lorenzo uzwiho kuranza ambara na costume yo musesenguzi n'ugereye cyo gusesengura ambara na costume yo kubura ikiganiro niba ugeze igihe cyo kubura ikiganiro ambara na costume yo commentator niba ugiye kumukomenteta aba umuntu ufite gushaka ibisubizo muri wowe kandi ubishake neza nyine nkuko waba uri muri uwo mwanya icyo kintu cyambere yabashije kurema muri equipe ye ni ikintu cyavuye muri Brazil ndaza kubigarukaho sinshaka kwinjira mu bintu byinshi byaho byakomotse iyi style of play rero isaba abakinnyi gukina ama short passes tugiye kubyinjiramo cyangwa se bakanabanakina na mupase maremare aho niho Lorenzo ahita aziramo neza cyane muri bya bintu azi kurusha ibindi agiye muri element z'icyo kintu abisome neza biryoshye ibintu bya mbere usobanura relationism niho twashakira igitego cya mbere cy'ikipe ya Paris Saint-Germain ni Fabian Ruiz wimutse amenya ko ageze kuri box amenya ko agomba gukontorora umupira agacenga pira n'igituza n'igitera demi-volley ubundi agatera demi-volley ni decision making yandi wavugaga ufata icyemezo cyanyacyo mu gihe cyanyacyo bitewe n'umwanya wawe aho umaze kugera urimo urakina ibyo ni coaching nta kindi cyabikora ya element ya mbere rero ya relationism kwa gukina na twavuze hari iyitwa Toko Imevoy urumva bisobanurwa mu cyongereza give and go ikintu cya mbere iyo Paris Saint-Germain iri gukora ibyo bita drills imyitozo mfite n'akavideo nza gupostinga mu kanya kuri Rugaju bari muri tize ndagapostinga rwose mu minota 15 saa 4 tugiye muri mu ka break ikintu cya mbere asaba abakinnyi be we kwizigira tanga pass ubundi ugenda wihagarara we yitange wayisize yitange ugende no ngo yitange uva aho uhagaze dore kosa rya mbere abakinnyi benshi nk'aba Arsenal n'abandi bakora Saliba aguha pass uri imbere ye akaguma inyuma agahagarara naye akongera agahagarara aho yarari uzi Paris Saint-Germain mu kunikina iyo muri give and go itangira kubaka bari bikwa Donnarumma uzi umuntu uza kwakira baro nuko ngo umuntu yitwa Vitinha mediateur niza ku murongo nango Marquinhos ajya iburyo hanyuma ibumoso akagira ya musore yitwa Paco agahagarara hagati yabo baro ya mbere Donnarumma yayinda tanga gutya n'ikiganza neza muri metero ebyiri hano ku murongo neza winjira muri box ahita yereza Vitinha ngo Nuno Mendes na Kimi waba bari ubwo bagize Nuno Mendes na Vitinha babinjiye muri mediane basangamo Ruiz banasangamo Wow João Neves wabyumvishe ahisa baherezwa costume y'aba mediateur babakinnyi yo ku ruhande hanyuma undi amugize umudefenseur ni ugiye gutangiza umupira atanze baro muri give and go iyo yitanze ahita goye ijya hagati mu kibuga give baro kuri Marquinhos go muri mediane ujya muri mediane agomba kumukina nitanga pass wimuke give and go movement ziratangiye gatange ugende baro ya mbere bakinnye arayitanza ayisenja muri mediane uzikina isa akora muri mediane akresere nombre uribuka ko Hakimi arimo uribuka ko Nuno Mendes arimo uribuka yuko afitemo babiri basanzwe bapakiye ubwo babaye amakara babuvuye ubwo yatanze pass yinjiyemo babaye batanu uzi ikintu cya mbere gukoreye ahisa kugira territorial dominance hagati ahisa agera bagenda nk'amazi vuba pass ebyiri batanu muri mediane twakomeje aka kabiri tabela 1-2 ni ukuvuga n'ibiriya twakinaga byavugaga ngo funga upase twabyitaga ngo iki hari akantu twavugaga katari 1-2 kandi mu mikinire tukiri abana ngo ni
ngo ni Mu kibangaro, nitushejwe ni detushe twabitaga detushe haba entushe akaba na ni detushe ahubwo ni detushe nagari entushe ni ukuvuga ngo ni ndafunga ngutaha ni 1-2 nifunga upasi turi mu Misiri kamarade yaje kubitwigisha arimo arabyigisha Kasambogo Andre bagateba kuki kigiye batagikina umupira mwiza gafunge ugatange ibyo rero reka nkubwire aya mashot passes ikintu amara ibi bintu kubera yuko tugiye kubikorana nta muntu ugomba gutindana umupira biratuma dukora amavuma kubera ko ni wifunguka yimpa ndi deplace kugira ngo nundi uyihaye nawe ayifunga yime nawe deplace kugira ngo nyifunge nyimuhe batangira kugenda bakora ikintu cyo gutuma wowe bakuzubaza no kuvuga ngo umupira ubira kugora kubona kubera ni benshi ni interplay bagenda bahereranye baregeranye aragafunga gaha mugenzi we ni interplay barakina hagati yabo cyane akona kairema ka kabiri ubuna mu mikino ya Paris Saint-Germain urabibona ko nyine imikinire yabo passe bagukubita passe nyinshi cyane ugatuma utwugangayika ukayoberwa ibintu biri kukubaho ukisanga mu espace wayafunga utazi ibyo urimo ubundi bakakoga dukomeze akandi bakita escadilla bisobanura ubundi staircase cyangwa se ladder nescalier escadilla yego ladder n'urwego escalier cyangwa urwego hari ibice bibiri rero iyo tuvuze urwego mu buzima busanzwe uru rwego twese twuririraho ntimujya mubona ko urwego rugera turi atubaho two hagati umuntu azamukira agenda akandagiraho turi ku murongo umwe cyangwa escalier ntimujya mubona ko ziba zitondetse nyine uva kuri muzamuka ni ukuvuga ngo arababwira ngo kwa kundi turi benshi hagati ikipe iraza ishaka gushaka umupira mwebwe uburyo bwanyu bwiza bwa mbere priority yizereramo ya mbere nuko mugenda mupasanya muri ya give and go mwubakira baro hagati yemera ko hagati y'aba espace nini kurusha ku mpande abasaba yuko mugomba kubanza gushakira ibisubizo muri mediane mugenda mupasanya nka kuriya nkomeza tujya imbere tutajya inyuma dukomeza tujya imbere tumeze nka kuriya wubaka urwego ugenda uzamuka cyangwa ugenda uzamuka escalier akandi kitwa quarter loose straight through ball yemera ko hari igihe izi give and go nibindi ikipe ishobora kuba yakoze nk'iko sigasiga nka espace nini hagati abategeka guhita mutanga izo passe nene z'ama through balls zambukiranya ziva hagati zihita zijya imbere muri attack ibyo nabyo bajya babikora nimugorobo bita Bradley Barcola kuri contre attack bakoze umupira avuye hagati mu kibuga barawuterura baramwoherereza arakirata igitego arakirata gihaye Desire Du atera agapira gato cyane bajya bana creation nyinshi chance nziza igitego kiraburi cyari igitego now Lorenzo kwigisha tukajya muri reaction kubera ko aha muri reaction mu minota 9 mfite kuko isaha ya kabiri turayimukana mu Rwanda impamvu nshaka ko twaba tugarukiye ahangaha mu buryo bw'imikino ya Paris Saint-Germain no kugira ngo turebe ku kintu kijyanye n'ikipe ya Arsenal warugiye kutugeza hahandi muri Arsenal bakeneye guhindura iki iyi Paris Saint-Germain ishusho yayo kuri finali zaba ari iyi Arsenal yo ikeneye isoko nta kindi kintu yakora ikeneye gushaka uburyo yashaka ibisubizo ikeneye kongera kugira abo nakwita nko kongera fire power nko kongera brigade yashinzwe kurasa imbaraga mu muriro kabisa w'imbere ni ikintu nyine ubona ikeneye cyane urabibona ko Arsenal nyine iyo Bukayo atabaye nka cyacyuma gityaye ubona nyine Arsenal idahari nyine iyo Bukayo dafite match mu maguru ngo ubone ni uyitwaye ngo ubona arayitwaye arayifite ubona Arsenal idahari Martinelli afite inconsistency iri ku rwego rudasanzwe inconsistency kabisa mbona afite consistency yo gukora amakosa yo kuba mubi afite consistency mu kuba mubi kuko birashoboka ko rimwe na rimwe hari yatsinda igitego kubona na Sublime igitego cyiza ariko ibintu umukinnyi agomba gukora mu mikino ikurikiranye ikomeye nk'umuwinga mwiza ntabwo wabikora ukina nka Martinelli ni wa mukinnyi ufite ukuntu abantu bamubona mu myaka irenga 5 amaze muri equipe ya Arsenal ukabona atarigeze atera imbere abantu bose bavuga ko akina yunamye ajya guheza umurongo wa murongo usoza ikibuga nk'umuwinga yajya ukatinga inside agaruka mu kibuga agahita shota mu maguru y'umudefenseur begeranye kugira ngo ashakishe kona iyo ni routine amaranye imyaka 5 so biragaragara ko atigeze atera imbere atazanatera imbere mu mikinire azaguma ameze umukinnyi wakira kuri amwe birasa nkaho Arsenal ikeneye
upgrade Ndashaka ni mwiza kurushaho kuko ndashaka kumva nta wundi mu wing uri successful muri Arsenal Martinez nkuko twatangiye tubivuga trothless mu myaka 5 Martinez nta creativity uwo bita Mikel Arteta yakubwira ngo igikombe cya shampiyona nagitakaje akubwira ko it was very close twari tubyegereye cyane kuko n'amanota twabonye muri seze ebyiri zishize hari umuvandimwe Arsenal ngo yabonye miliyoni 70 ngo muri Champions League ngo zabujana muri Premier League 70 amafaranga muri Arsenal yarabuze umuntu yakora ikipe yabonye amafaranga itabonye ni amafaranga se n'ibyishimo Rayon Sports se nibaye miliyoni 5 ibya kabiri mu gikombe cy'amahoro what is about money amafaranga ni iki icyo nkubaza aravuga ati it was very close n'ikimenyimenyi yanavuze ikintu yanabonye giteye isoni yavuze ngo muri aya makipe yose ari muri Champions League nitwe twakiriye neza nziza muri Champions League y'uyu mwaka elas ngo even na Paris Saint-Germain home and away wari equipe nziza kurusha yose ngo twari turi very close ngo kuko ngo umukinnyi wabaye mwiza w'umukino mikino ibiri tambutse ngo ni Gigi Donnarumma dore Arsenal umushinga wayo ahantu ugeze nakubazaga akomeza ahabwa ikize niyo bakimuha hari ibintu Arsenal igomba kumenya umushinga wayo ahantu ugeze imaze kugira base imaze kugira fondation kandi nziza imaze kugira umuzamu mwiza imaze kugira abadefenseri beza ni keeping abasariba ifite mediane itari mbi ikeneyemo probably wenda kuba yajyamo renfort muri creativity yayo ndetse n'ubusatirizi twavuze bagomba gukoraho hari ibice bitatu by'abakinnyi Arsenal ikeneye kugura tureba wenda Paris Saint-Germain igice cya mbere buriya iyo uri muri projet nk'iyi iyo ushaka igikombe hari abantu bita match winners abantu batsinda umukino match winners ni kuriya Pedro ameze muri Barca Barca ntabwo Pedro yitsindira igitego yego atsinda bike pe assist za Pedri niye cyane ariko match za Barca zitsindwa na Pedri niyo bipfuye byicwa na Pedri nuvuga ngo kudomina kwa Barca byubakira ku muntu witwa Pedri KDB igeze kuba muri Man City ari match winner we na Rodri ngira ngo murabizi ari babiri ukaba ubizi ko mediane yabo iri bukwice nuramukuje nabi ameze neza Rodri na KDB uratsindwa twari tubizi ko Real Madrid mu gihe cyashize yiri ifite Toni Kroos ari match winner ntago akeneye kujya kuri podium ya Ballon d'Or nta nubwo ari butsinde ibitego 50 nta nubwo ari buze kuba ari muri batatu beza ariko ni match winner ukeneye abakinnyi babandi uvuga ngo imitwaro n'imiruho yanjye yose nibigera kuri uyu muntu birakemuka ntegeza ko Arsenal urabona baherutse kwangaja directeur mushya Andrea Berta Arsenal imaze imyaka 5 excuse ari imwe ntabwo twashoboye kugura rutayizamu inyamara bagura abadefense na mediateur Arteta test yonyine bagiye bashobora kuba bagiye kumuha noneho no kumushakira rutayizamu uko ahora ari close ku gikombe no kuri Champions League natagira icyo atwara mugurira rutayizamu azirukanwa kuko hari igihe umutoza bari mwiza bigaragara muri building mu kubaka nyine systeme mu kubaka mu gutegura equipe nziza n'ahazaza ariko akaba atari ku rwego rwo gushobora kubyaza umusaruro icyo kintu yubatse abatoza baba winners batsinda bafite spirit ntabwo ari benshi ushobora kubaho utsindwa equipe kabone ihora ikomeye ariko udashobora gutwara ibikombe mwe nk'urugero tubona nk'uyu Enzo Maresca wa Chelsea urabona ko ntabwo bayubatse igihe kirekire bafata nk'imyaka 2 ukabona warubatse equipe irakomeye Chelsea ishobora kuza ari equipe yatwara Premier League next season kubera ko ifite umutoza ushobora gutwara ibikombe Man United ubona ari mbi gutya hari umutoza ushobora kwangaja umwe kongeramo abakinnyi 2-3 gatwara Premier League babishoboka ariko Arsenal ikamara imyaka 20 na ubundi ashobora gutwara igikombe gikomeye nizo za FA Cup iherukeruka mu myaka 5 ishize 2020 tekereza ko Arteta Andrea Berta namugura rutayizamu umugabo ukunda rutayizamu cyane bize expose Arteta nyaguze ba Diego Costa mu myaka 6 Arteta maze yubaka ikipe ntabwo ushobora kumbwira ko yabuze rutayizamu ku isoko ko hari abakinnyi benshi yaguze no mu matoza baspendinze amafaranga menshi hafi miliyari y'amayero utabonyemo rutayizamu nibura umwe mwiza attention hari igihe ufite ikibazo wenda cyuko utinya gukinisha ba rutayizamu kubera ko mikinire yawe ukina nka udakenera rutayizamu abantu bagora batekereza ko wabuze rutayizamu kandi wowe ubona ko utamukeneye hari abatoza batajya bakinisha ba rutayizamu ndibuka Arteta sezibanzirizi irangira n'ubundi Arsenal yabaye ya kabiri yaravuze ngo ikibazo twagize si rutayizamu kuko nitwe twatsinze ibitego byinshi muri Premier League iyo sezo yatwawe na Man City n'ubundi sezibanzirizi ntabwo Arteta yigeza ataka ko adafite rutayizamu so Andrea Berta namugurira rutayizamu bishobora kuzamu exposa
bikagaragara ko ikibazo kitari rutayizamu ahubwo ikibazo ari Teta ubwe kuko ashobora gukinisha rutayizamu bikanga niyo yirukanye Aubameyang muri club yari rutayizamu mwiza ariko iyo profile namara kuyigira yo gushaka umukinnyi nge namwita nk'umukinnyi wo kubakirwaho nka kuriya Rodri twigeze kubivuga Pepe yajyaga avuga ngo ni nk'umuntu utanga umucyo mu ikipe yameze neza. Arsenal yongera gukenera abakinnyi abo bita magic makers nibo Lorenzo yaravuze aba basore bo ku mpande badribra bacenga bakrea danger kuri uvuga ngo Vinicius muri Real yameze neza Real iragenda kuri uvuga ngo Lamine Yamal muri Barcelona bameze neza birakunda iramufite witwa Bukayo ariko dukeneye kubona undi mukinnyi umufasha uwo mutwaro nka kuri uvuga ngo Rafinha agabana inshingano na Lamine Yamal uyego umwe afite profile itandukanye n'uyundi umwe ari kuri pace ni Rafinha ariko arakontribute mu bitego undi ni umudribler kandi mwiza nawo crea bafatanye. Arsenal ikeneye n'umuntu ufite icyo bita killer instinct aba class imbere y'izamu wa muntu nyine ushaka kubwiye igitego ntukagere ngo iyo umuntu yatsinze ibitego 30-40 ntukagere ngo sinzi ukuntu Arteta atekereza Arteta akunda gutekereza ibintu bicazo ngo si ibitego ngo ikibazo ngo twari dufite ngo nicyo kugarira ngo rero twebwe irimo scam iby'ubutunzi oroshya ibintu avuga ibintu abantu bose bashaka gusinzira ibitego 2 cyangwa 3 ariko Merino ntiyagukora ibitego 30 yego ushaka umuntu wibera ahubwo buzima oya reba abawinga bose bari muri Champions League muri amakipe n'abari umuhanga cyane kuvuga ngo ni gitanga we mushyira mu na Martinelli ureba Martinelli afite muri Babatov wakera umuntu azi gutsinda muzana gutsindira kuko kazashinzwe ni nk'abo bakinnyi batatu yacu ya kabiri turaganira championnat Rayon Sport APR cyangwa turaje tunasoze kubwa Ousmane Dembele n'abandi